na Nshimiyimana Emmanuel ubasuhuza kuri cano Ubwiru. Uyu munsi turaganira ku mutwe w'ikiganiro uvuga ngo tubanze twezwe. Tangire dusoma mu gitabo cy'Abalewi ibice 20 umurongo wa 7. Haravuga ngo nuko mwiyeze mubabera kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. N'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no wo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Aha wakwibaza utese mu by'ukuri kwezwa ni igiki? Reka dusome uyu murongo ahari ushobora kuduha icyerekezo. Dusome mu Batesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Aha rero Bibiliya iratubwira neza yuko duhamagarirwa kwezwa, kandi uyu murongo uratwereka neza yuko ikinyuranyo cyo kwezwa ari ukwanduzwa. Bivuga yuko niba harimo kwanduzwa, harimo umwanda, harimo kwandura, harimo gusa nabi, harimo kuvuga ko ikintu kiba kidasa neza. Mu buzima busanzwe ubundi uyu muntu afite urugendo cyangwa se mbere yuko umuntu agira ikindi kintu akora, arabanza akisukura, arabanza akitunganya, akiyitaho. Mu buzima busanzwe habaho gusukura, tugasukura ibyo dukoresha, tugasukura ibyo twambara, yewe tugasukura n'imibiri yacu. No muri ubu buzima bw'Imana rero ntabwo ibijyanye n'isuku byibagiranye, ibijyanye n'isuku biza mbere. Niyo mpamvu natwe duhamagarirwa kwezwa, niyo mpamvu natwe duhamagarirwa gutunganywa muri ubu buzima, mbere yo kugira ibyo twakira bivuye mu Mana, mbere yo kugira ibyo dukora, kubera yuko icyo ukozeho cyose wanduye nacyo kirandura, icyo ukozeho cyose usa nabi nacyo gisa nabi. Mu by'ukuri rero no mu buzima bw'Imana dukeneye kubanza gutunganywa, dukeneye kubanza koga, dukeneye kubanza kwezwa, tugasa neza, tukabona kwakira iby'Imana, tukabona gukora iby'Imana, tukabona gusaba imigisha y'Imana, ikaza ijya ahantu hatunganye, ikaza ijya ahantu hasa neza. Mu by'ukuri niho umuntu yezwa. Kwezwa umuntu yezwa he? Nihe dukeneye kwera? Ahantu hambere dukeneye kwera ni mu bitekerezo byacu. Birakwiye yuko mu bitekerezo byacu byezwa, tugatekereza neza, tugatekereza ibintu byiza. Kugira ngo ibyo bikunde nuko dutekereza mu rukundo, ntidutekereza abantu mu buryo bubi, ntidutekereza abantu kugira ngo tubagushe, ntidutekereza abantu ibintu byo kubarwanya, ntidutekereza abantu ibintu byo kubasenya, ahubwo tukabatekereza neza, tukabatekerezaho ibintu byiza, nk'uko Imana nayo idutekerezaho ibintu byiza, nk'uko Imana nayo ibyo idutekerezaho byose ari ukutugirira neza, ari ukutuzamura, ari ukutubona dusa neza, ari ukubona twishimye, ari ukubona duteye imbere. Uko niko Imana idutekereza, uko niko Imana itwifuriza, uko niko natwe twagombye gutekerereza abandi bantu. Ahandi hantu dukwiye kwezwa ni hehe? Dukwiye kwezwa mu byo tuvuga, dukwiye kwezwa mu magambo tuvuga, atari ukuvuga ibintu bigusha abandi bantu, atari ukuvuga ibintu bikomeretsa abandi bantu, atari ukuvuga ibintu bihindanya abandi bantu. Usanga abantu duharabika abandi bantu, kwanduzanya abandi bantu, tugashimishwa no kuvuga abandi bantu nabi, ariko uko ni ukutezwa. Birakwiye yuko twezwa mu byo tuvuga, birakwiye ko twezwa mu magambo yacu, tugatekereza neza maze tukavuga neza. Ahandi dukwiye kwezwa ni mu mirimo yacu, mu byo dukora. Dukwiye kwezwa mu byo dukora, tugakora imirimo myiza, imirimo y'urukundo, tugafasha abafite ikibazo, tugatabara abagize ingorane, tugasura abarwayi, tukagaburira abashonje, tukambika abambaye ubusa. Uko ni ugutunganywa mu mirimo, uko ni ugutunganywa mu byo dukora. Noneho rero nitumara gutunganywa tukezwa mu bitekerezo byacu, bizatuma tuvuga ibyiza, tuzavuga ibyejejwe kuko ibitekerezo byacu byejejwe. Noneho nituvuga ibyejejwe tuzakora ibyejejwe. Imana iturebe neza, Imana idukunde, Imana itwishimire.
noneho tubone kuba twakwakira imigisha y'Imana. Ese kubera iki ururimi rubi Imana itarukunda? Kubera iki kuvuga ibidashimisha Imana ari umuziro kuwiteka? Kubera iki kuvuga abantu nabi Imana itabyishimira? Reke turebe mu Imigani ibice 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. None mu Baroma ibice 12:2 nawe bakavuga ngo kandi ntishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Aha ni mu ruhande rwo gutekereza. Birakwiye ko tugira imitima mishya, birakwiye ko tugira imitima ihindutse, kandi birakwiye ko turinda imitima yacu, ngo kubera yuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Birashoboka yuko ushobora kuzajya ukontorora ibitekerezo byawe, ukagenzura ibitekerezo byawe, ukumva uko ibitekerezo byawe bigenda, maze ukareba ko ibitekerezo byawe bitanyuranye n'iby'Imana ishaka yuko utekereza, kubera ko Imana ishaka kutekereza ibintu bikeye. Uko niko kwezwa mu bitekerezo. Noneho rero kuvuga byiza, iyo usomye mu Migani ibice 18:21 haranditse ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Bishaka kuvuga yuko abantu benshi ntabwo bakontorora ururimi rwabo. Abantu benshi bari ku rurimi rwabo rukavuga ibije, abantu benshi bari ku rurimi rwabo rukavuga ibyonona, ariko ibyo byose bizagira ingaruka, kandi ibyo byose bigira ingaruka ku buzima bwacu. Ni byiza yuko twitonda, tukitondera ibyo ururimi rwacu ruvuga. Iyo dusomye nanone muri Petero ibice 3:10 haravuga ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Mwene data, ujye urinda ururimi rwawe, ujye ucunga ururimi rwawe. Bibiliya iravuga ngo niba ushaka kubona ubugingo kandi ukabona ibyiza, urinde ururimi rwawe. Guhera uyu munsi ugenzura iby'ururimi rwawe ruvuga abandi bantu. Guhera uyu munsi ugenzura iby'ururimi rwawe ruvuga abo mubana, abo mukorana, abo mugendana, cyangwa se abandi bantu ujye uvuga badahari. Iyo dusomye mu Baroma ibice 2:10 naho havuga ku byo gukora neza. Haravuga ngo ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro n'ibyizitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ibyiza n'amahoro n'icyubahiro n'iby'Imana izitura umuntu wese ukora ibyiza. Ni ukuvuga ngo iyi ni inzira yo gushaka ibyiza no gushaka icyubahiro no gushaka amahoro. Iyo dusomye mu Itangiriro haravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugera ku rugi, ngo kandi niwe byifuza, ngo ariko ngo ukwiriye kubitegeka. Birakwiye yuko tubanza kwezwa mu bitekerezo byacu, tukezwa mu mivugire yacu, tukezwa mu bikorwa byacu. Twamara kwezwa aho hose rwose, ubwo ngubwo tuba turi mu nzira yo gutunganywa. Iyo urimo utekereza neza, ukavuga neza, ugakora neza, uba urimo utunganywa. Noneho wakwibaza utese ni iki cyanyeza? Iki gice ntabwo ari igice kezwa n'amaraso, ahubwo iki ni igice kezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uko uryumva, ijambo ry'Imana uko uryizera, riragenda rikinjira mu mutima wawe maze rikaweza, riragenda rikinjira mu bitekerezo byawe maze rikabyeza, ahubwo ugasigara usa n'ijambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Yohana ibice 17:17 haravuga ngo ubejeje ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Nanone twasoma Yohana ibice 15:3 naho haravuga ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riratunganye. Mwene data, ndakwifuriza yuko wakwezwa, ndakwifuriza yuko watunganywa, ibitekerezo byawe bikezwa, amagambo yawe akezwa, ururimi rwawe rukezwa, ibikorwa byawe bikezwa. Noneho wamara gutunganywa ugatangira noneho tugasaba ibyiza by'Imana, ugatangira ugasaba imigisha y'Imana. Imana nayo ikakwishimira, ubundi ikaguha imigisha yayo. Murakoze, ndabashimiye. Mwari kumwe na Nshimiyimana Emmanuel. Imana ikomeze iduhane umugisha. Amen.